bakubwira ko ngo ikiremwa muntu ukuntu turemetse, by'umwihariko namwe muri kunyumva muri kano kanya, ngo akenshi ngo mukunze kumenya Imana iyo ariyo, iyo cya gihe ariyo yonyine musigaranye, cya gihe inshuti zose ziba zakuvuyeho, cya gihe amafaranga yose wari ufite yagushizeho, cya gihe banki yakugurishirije ibyawe ugasigara nta kintu ufite, cya gihe abagushyigikiraga cyangwa se abaguteraga inkunga bose bakuvuyeho, cya gihe akazi kari kagutunze n'umuryango wawe bakwirukanyemo, icyo gihe bakubwira ko cya gihe igihe umuntu yafunzwe ari muri gereza wenda narengana cyangwa se nta bundi buryo byagendamo ngo afungurwe, bakubwira ko ngo icyo gihe ari bwo ngo ikiremwa muntu cyangwa se namwe muri kunyumva ngo ari bwo noneho ubasha guhura na kwa kuri utabasha mu bushobozi bwawe kwirengagiza. Icyo gihe ngo nibwo uhura na kwa kuri amaso ku yandi, noneho ukabura ukuntu kwirengagiza. Icyo gihe ngo icyo uba usigaranye n'Imana gusa, noneho ikirenzeho Imana niyo uba ukeneye noneho muri ako kanya kurusha n'ibindi byose. Icyo gihe ngo ikiba kikubayeho ni iki rero? Uba umeze nk'utandukanyijwe n'ibindi byose wari wishingikirije, umeze nk'uri wenyine. Iyo uri wenyine rero buriya ngo ni ishuri Imana ikunze kwigishirizamo umuntu. Uri wenyine nta mafaranga ahari, bya bindi byose urishingikirije nta bigihari, umeze nk'aho usigaye uri nyakamwe, nibwo utangira kuvuga ngo abantu ni babi, ngo abantu ngabone niringiye, ngo nta muntu ukimfasha, narenganye, mbega ukabona ko uri wenyine byakurangiranye nta kintu kimusigaranye. Ngo kiriya gihe uba uri wenyine, ngo buriya ngo ni ishuri ryiza cyane Imana ikunze kwigishirizamo ikiremwa muntu. Iyo umuntu ngo abuze bya bintu yaramenyereye, ngo haba hagiye kuba ikintu gihambaye cyane gifite imbaraga. Ikintu cya mbere ngo kibanza kubura mu matwi yawe cyangwa se mu buzima bwawe, rwa rusaku rwose rw'isi rwayaga rukurangaza rurabanza rukabura. Bya birangaza n'ibigusha byose ukabibura, kuko uri nyakamusigaye uri wenyine. Yaba ari babakobwa mwirirwanaga, yaba ari bwabo babiri wirirwagamo, yaba ari babashuti bawe, yaba ari babandi bagushyigikiraga, yaba ari bandi abantu bose, hahandi noneho ibintu byose byakurangazaga bisigara nabigihari ukabishaka ukabibura. Muri ako kanya rero iyo uri wenyine, muri uko guceceka nabikikurangaza, niho wowe ubwawe utangira noneho kwibwiza ukuri, ukanirakarira, noneho ubwawe ugatangira gutekereza ku Mana, cyangwa se n'Imana ubwayo nayo ugatangira kuyirakarira uyibaza ngo Mana kubera iki ibi ngibi bimbayeho. Uri kumva noneho icyo kintu, noneho nta wundi muntu ufite wo kubaza, ya mafaranga wishingikirizaga wiratanaga nayagihari, ba bantu nabagihari, bya birangazaga byose, n'ahandi noneho utangira kubaza ngo Mana kubera iki ibi ngibi ari nge bibayeho. Uri kumva icyo nakubwiraga? Uba utangiye noneho guhura na kwa kuri udafite aho wagukwepera, udafite uko wakwirengagiza, kandi ubusanzwe kwirengagiza. Kwa kuri rero ni Imana. Aho ngaho rero niba usigaye muri babiri wowe ni Imana. Aho ngaho rero ngo n'ikiremwa muntu hahita havukira kwizera kwa nyako kw'Imana kukakuvukiramo. Kuko ngo kwizera kwa nyako buriya ngo ntabwo kuvukira muri cya gihe umuntu adamaranye, ngo buriya ngo kwizera kwa nyako ngo kuvukira muri cya gihe umuntu asigaye ameze nk'aho ari wenyine mu isi, ibindi byose bisa nk'ibyamushizeho. Urugero ntabwo tekereza ku mugabo witaga Yobu muri Bibiliya cyangwa se Job, yagize gutya mu kanya gato nk'ako guhumbya ubutunzi bwose yari atunze arabubura. Hahandi nyine umuntu aba afite ubutunzi, buriya hari ubutunzi abantu hano hanze baba bafite, akavuga ati nariteganyirije no mu myaka 50 iri imbere cyangwa 100 iri imbere, wana n'abazankomokaho bazarya kuri aya mafaranga, mfite ibikingi, mfite amazu, mfite ibintu byose, ku buryo uvuga ati nta hantu byahera bino bintu birangira. Ikibazo ku mugabo bitaga Yobu, ubutunzi bwose yari afite mu kanya gato yarabubuze. Abana yari yarabyaye, byibura abana ushobora kuvuga uti narabyaye, mfite abana, ni amaboko bazahiga n'ibindi cyangwa se n'ibyishimo byanjye. Abana mu minota zero bose baba barapfuye, arababuze. Hahandi utangira kubwira Imana ngo ubure nyine ikintu wakora ukabaza Imana ngo Mana kubera iki wemeye ko abana banjye bapfa bose. Urumva nta wundi muntu wabaza icyo kintu, ni wakibaza leta, ni wakibaza ndi umuntu ubusigaranye wo kubaza, cyangwa se umuntu wenyine uba ukwiye guhungira ni Imana yonyine. Ubuzima noneho Yobu yabuze abana, abura ubukungu n'ubuzima bwe. Buri ubutunzi bwa mbere buriya bakubwira ko ari ubuzima, noneho n'ubuzima bwe yatangiye kugenda abubura kuko yari arwaye arembye. Inshuti za Yobu yari umukire, afite inshuti bakoranye babanye, babandi uvuga uti aya ni amaji yanjye, aba ni abavandimwe, no mu bibazo nabahamagara, babantu nyine b'abavandimwe uvuga uti mfite inshuti kabisa, uve kuri za nshuti z'indyarya. Izo nshuti Yobu kubera ibibazo byari bimugwiririye nazo ubwazo zaramutaye. Umugore bari barakundanye, buri umugore abandi bantu bashobora kugenda, ariko umugore muba mwarabanye mwarasangiye ibintu byose akuza umuzi. Umugore wa Yobu yageze ahavuga ati ariko mugabo wanjye wambabariye ugatuka Imana ikakwica ukigendera, kuko icyo gihe hari ukuntu wamenyeraga Imana ukayituka, pana bimwe by'ubu ngubu Imana igahita ngo iguhamagara ugahita wigendera. Umugore wa Yobu yageze ahabwira ati Yobu watutse Imana ikakwica, basi ubuzima ukabuvamo n'ubundi ko ubona byakuyobeye. Ari umugore we. Gusa Yobu yasubije amagambo akomeye cyane, buriya niyo mpamvu bakubwira ngo iyo uri wenyine abantu bose bagushizeho, wahuye n'Imana ubwawe niho havukira icyo twita ngo ukwizera kwa nyako, kwa kwizera kutajegajega. Ibibazo Yobu wari uri guhura n'ibyo bibazo byose, yagize gutya asubiza abo bantu bose, arababwira ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nta kintu nambaye. Uwiteka niwe wabimaye, kandi Uwiteka niwe ubyisubije cyangwa se niwe ubitwaye. Arenza haravuga ngo izina ry'Uwiteka
ry'iteka rishimwe cyangwa se ryubahwe. Uri kumva uko kwizera umuntu aba afite noneho, niyo mpamvu bakubwira ngo iyo umuntu ari wenyine uhura na kwa kuri udashobora kwirengagiza. Nibwo havuka noneho wewe w'umunyembaraga mu byerekeranye no kwizera, kuko Yobu yarabibonaga ko icyo asigaranye cyonyine si amafaranga yari yishingikirijeho, icyo yari asigaranye gusa ni Imana. Nimwe muri kuza mumubwira ngo ntayituke, niko umugore we yamubwiraga, kandi ari yasigaranye gusa ni nayo yari akeneye muri ako kanya. Muri icyo gihe Yobu yari asigaranye Imana gusa, nibwo muri we yaje kwibonamo kwizera kutajegajega. Iki gihe uba uri wenyine ubona iby'isi byakurangiranye, abantu bose bagushizeho, buriya mwebwe nk'ikiremwa muntu mukunze gukeka ko ari nk'ikizamini cyangwa se igihano Imana ibabaha. N'ab'isi bakunze kuvuga ngo uriya muntu Imana yaramuhannye, byose ni ibihano by'Imana arimo. Ariko kiriya gihe uba uri wenyine abantu bose bagushizeho, byiringiro byose bisigaye ku Mana gusa, buriya ntabwo uba uri mu bihano by'Imana. Bavuga ko ngo uba uri mu ishuri twakwita ngo ni rya shuri ry'Imana, cyangwa se sinzi imvugo nziza nakoresha, rya shuri ryo kukwigisha ibijyanye n'ijuru, cyangwa se rya shuri ryo kwigisha ibyo kwizera cyangwa se iby'ubutungane mu yandi magambo. Mbega rya shuri rijyanye no kukwigisha iby'Imana neza. Ntabwo uri mu bihano by'Imana, ahubwo uri kunyuzwa mu bintu bijyanye n'amasomo, twabyita nk'ikosi, kugira ngo kwizera kwawe gushikame, noneho uve muri ibyo bibazo cyangwa se muri iryo shuri uri umuntu ukomeye, uri umuyisilamu ukomeye cyangwa se umukristo ukomeye ushikamye. Ariko ab'isi bakunze kuvuga ngo yari ari mu bihano by'Imana. Ntabwo biba ari ibihano by'Imana. Imana iba yagufasha ikavuga ngo uvuye hano ngwino muri karasi ngiye kukwigishiriza, noneho turi babiri n'abandi bantu bari kugusakuriza bakurangaza, kugira ngo uri kumva ko ahubwo ari ubuntu ubugiriwe. Nko kuvuga ngo Imana ibivuze ngo ngwino mbe nkwigishiriza, ahantu mwarimu yigishaga abantu nk'igihumbi icyarimwe mu kigo cy'amashuri, ashobora kuvuga ngo wowe ngwino twigire mu ishuri nkwigishirize wenyine turi babiri, mwihere ka kuru de square. Nibwo buntu uba uri kugirirwa mu gihe abandi baba bari gutekereza ko uri guca mu bihano. Iki ni cya gihe Imana ikubwira ngo hano turi ku musozi umwe cyangwa se turi ku kiraro, ugiye kwambuka ikiraro nagikuyeho ujye hakurya iriya. Imana ngo ibiri kukwigisha kugendera mu kwizera kurusha kugendera mu byo ubona. Buriya abantu benshi mwese kwizera kwanyu gushingiye ku byo mubona, by'umwihariko ku byo mutunze, by'umwihariko ku bantu muziranye. Hamwe ubona uba wumva nyine yigamba ati ngenzeranya na runaka yabijyamo, ngiye mfite amafaranga byagenda uko, naguze ibi n'ibi, nubatse ibi n'ibi, meze neza gutya, nzi ibi n'ibi. Haha ni nyine ubona umuntu ukwizera ko gushingiye ku bintu abona muri ako kanya. Ariko ngiyo ugeze muri iri shuri, Imana ikintu ikora ni iki, ikuraho ikiraro ikakubwira ati ambuka. Ibaze nawe kwambuka ahantu hatari ikiraro. Imana ngo ibiri kukwigisha kugendera mu kwizera kuruta kugendera mu byo ubona, cyangwa se kugendera mu byo ubonesha amaso. Kuko ngo bakubwira ko muri bya bihe uba wiyumvisha mu mutwe ngo ngiye mfite abantu wana bazabingiramo, mfite abantu nishingikirijeho, mfite amafaranga azabikora, mfite imbaraga, icyo gihe ngo uba uri kwishuka cyane, uba uri kwigira umuswa. Ibyo nibyo bituma abenshi bumva ko ubuzima baba bari kubukontorora. Hahantu uba ufite amafaranga uvuga uti mfite ubuzima, mfite abantu, mfite inshuti, mfite ibintu byinshi. Hahantu uba uvuga ati mfite ibintu byanjye ndi kubikontorora, ubuzima bwanjye ndi kubukontorora, ibintu byanjye byose biri ku murongo, sindi umupfapfa nk'abari hahandi nyine uba uvuga ko ubuzima buri mu biganza byawe. Hariya ngo uba uri kwishuka cyane, kwibwira ko uri gukontorora. Kuko ngo ibyo byose iyo umaze kubibura, cyangwa se ibyo byose uba wishingikirijeho ukabona ntabwo bigihari, noneho kwishingikiriza ku Mana ntabwo biba bikiri amahitamo ngo ugiye kubihitamo, ahubwo nibwo buryo bwonyine buba busigaye bwawe bwo kubaho. Niyo survival yawe, ntabwo biba bikiri choice, niyo survival yawe yonyine ibisigaye. Kwa kundi nyine uvuga uti ubwo nyine ndi ahantu nta mazi ahari yo kunywa, ariko byibura mbonye amazi agerageza y'umugezi. Waramenyereye wenda amazi meza, ukabona wenda amazi y'ibishanga ashobora kuba yagutabara uri nko mu butayu inyota yakwishe. Icyo gihe ntabwo uba ufite amahitamo yo kuvuga ati ndanywa amazi aya nayo. Ikintu cyonyine uba ukwiye gukora, cyangwa se choice yonyine uba ufite, ni icyatabara ubuzima bwawe, nywa amazi ubonye aho ngaho. Rero ni nk'urugero nguhaye, ni ukuvuga ngo nawe iyo ibyo bintu byose umaze kubibura, nibwo ubona noneho ko kugana ku Mana bitakiri amahitamo yawe, ngo nzayiganaho ubu, ngo reka mbe nyiretse, ngo nzasenga ejo cyangwa ejo bundi nzareba. Ibyo ngibyo ntabwo biba bikiri amahitamo yawe, niyo nzira yonyine yawe yo kubaho uba usigaranye. Ibi ngibi nanone urundi rugero, umugabo bita Musa cyangwa se Moses, mu Kinyarwanda numva bavuga Mose atari Musa ndakeka, ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Mose ibi ngibi nawe byamubayeho, yivumburamo izi mbaraga ubwo yari ari mu butayu. Imana yashatse kumwereka ko ariyo makiriro yonyine asigaranye. Mose icyo gihe yari ari imbere y'abantu ibihumbi by'abantu, yarabakuye mu Misiri ababwira ati ngiye nzabageza aho mugomba kujya. Inzara irabica, amazi arabura, ibintu byose birabura mu butayu. Hahandi uvuga ngo igisigaye ni ugupfa, kuko nyine mu butayu bureba ukavuga ngo
nta kintu cyo kurya gihari, nta kintu cyagutabara, nta alimentation ihari, nta soko rihari, nta cyo kurya ari n'amazi, byose hahandi mwese muba muvuga ngo turapfuye. Nta yindi strategy. Mose abantu bose niwe bari kureba, niwe bari bahanze amaso. Uzi kubona ariko abantu bose bari kukureba, ni nka kwa kundi inzara ishobora kubicira mu rugo ukabona abana bose bari kukureba. Nyine abana bose baba bari kureba papa, bazi ko papa wenda ari intare y'inkazi cyangwa mama. Nyine urumva amaso aba bahanzwe. Nta nubwo wowe icyo gihe none uba uri gutekereza wowe ku nzara yawe cyangwa se ibyawe, ahubwo uba uri gutekereza ngo aba bantu ndabaha iki cyo kurya, kuko amaso yose aba ahanzwe wowe. Mose nawe rero ibyo bintu niko byari bimeze. Ibihumbi n'ibihumbi yari ayoboye mu butayu, nawe ameze nk'abaka ariko kose yaba, ariko bose niwe bari bahanze amaso bamubwira ngo turabaho gute. Isomye muri Bibiliya nko mu Kuva 16 kugera kuri 17 kubwira ko ngo icyo gihe byari byabacanze, Imana noneho yagize gutya igafungura ijuru ikaboherereza icyo kurya cyitwa ngo ni mana. Ndetse wasoma kuri 17 noneho icyo gihe ngo Mose byabaye ngombwa ko Imana imubwira iti hano rero nta soko hari n'amazi ahari, amazi araza kuva mu rutare. Ibaza icyo kintu ngaho rero urumva ko niwe uhita uhindukira umuntu ukomeye mu byerekeranye no kwizera. Aha ni mbega nta kintu uba utarabonye. Ubonye ibiryo bituruka mu ijuru, ubonye amazi aturuka mu rutare, ahantu mu butayu hataba amazi. Aha ni nyine babaga ari bonyine bavuga bati babona nta wundi muntu n'umwe bakwitabaza. Ibyo ngibyo ngo Mose yarabyiboneye. Iki kintu cyari ikimenyetso kivuga ngo ibidutunga ntago biva mu mbaraga zacu cyangwa se mu mbaraga za muntu, ahubwo biva ku Mana. Iyo umuntu amaze kumenya ko aho kwishingikiriza gusa ari ku Mana, nibwo noneho amenya ko iby'Imana itanga bitajya bishira. Buriya umuntu ashobora kuguha ariko ejo akakurambirwa akavuga ati igihe nahereye nguha we ntago wagira, cyangwa se ukishingikiriza ku bindi ukabona urabibuze. Hari umuntu ariko si ibyo bintu ntago murabibona ko wenda hari igihe umuntu aba ari hejuru cyane, mu kanya gato ukabona ibintu byose biragiye birahindutse, nyine abuze ibintu byose, yari umukire ibintu byose akabibura byose n'ubuzima bwe, cyangwa se ukabona ibintu bibaye bibi bimugendekeye nabi. Ariko ngo iyo wishingikirije ku Mana gusa, nibwo ngo umenya ko uburyo itangamo ibyo itanga bitajya bikama cyangwa se ngo bishire, cyangwa se ngo ikurambirwe ngo ivuge ati igihe naguhereye biti. Ngo hari igihe Imana ijya yemera ko duhomba cyangwa se tukabura ibintu byose twari twizeye, idashaka kuturimbura pe, cyangwa se idashaka kudusubiza inyuma, ahubwo ishaka kutwereka ko yo ubwayo ariyo iduhagije. Gukura amaso ku bindi bintu by'isi twari twishingikirije, twumve ko ubwayo yonyine iduhagije, aribyo somo ishaka kuduha. Ko ngo bakubwira ko ngo igeze igihe cyo kumenya ko Imana ariyo mahitamo yonyine ufite, ibindi byose burya bidahari. Ngo uhita uvumbura ko burya no guhera kera Imana ariyo mahitamo wahoranye, burya nta n'ikindi wari guhitamo. Imana niyo mahitamo wahoranye kuva na mbere, ariko ngo akenshi mukunze kumenya ko ariyo mahitamo musigaranye cyangwa se mufite, iyo nta kindi kintu musigaranye wenyine. Mu bihe nk'ibyo ngibyo rero ko urema urukundo n'umubano udasanzwe hagati yawe n'Imana. Ngo muri cya gihe iyo uri wenyine abantu bose bakuvuyeho, ibintu byose byagushizeho, cyagiye twakwita ngo buri nka nyakama, hahandi nyine ubutangiye umuntu aba atangiye kujya tukabana avuga ati abantu narababonye, ngo umuntu agera mu bibazo mukamushiraho, hahandi ubutangiye kwitotomba ushaka nukajye witotomba. Uba wamaze kwinjira mu ishuri ryawe n'Imana, wikwiri gutukana urakarira abantu, ntago ari ubushake bwabo, ahubwo nicyo gihe cyiza Imana iba yamaze kuguhitamo ngo ikwinjize mu ishuri ryayo, iguhe ku masomo. Muri cya gihe buranga uba uri wenyine, ngo nibwo uhita umenya noneho ko kuba uri wenyine ibyo bihurimo bitari umwanzi, ahubwo ngo ibyo bihurimo ni nka invitation wahawe, n'ubutumire wahawe, ku buryo ngo iyo invitation ngo ikwinjiza ahantu wumvaga bya bintu biri buze kukubera bibi cyane, ukamera nkaho uri kurimbuka muri wowe, ahubwo ugatangira kumva noneho muri bya bihe uri wenyine wuzuye presence y'Imana, ukumva Imana muri kumwe, ukumva Imana muri kumwe byuzuye bya nyabyo, ku buryo utanibuka ko hari n'ikintu na kimwe uri kubura. Andi abantu banakubona uri muri ibyo bibazo bakabona urishimye, kumbe wowe wuzuye presence y'Imana muri kumwe, bakajya bagira ngo warasaze. Undi rugero rwiza nureba Yesu Kristo mbere yuko ajya guhitamo intumwa ze 12, mbere yuko atangira gukora ibitangaza, mbere yuko ajya ku musaraba bagiye kumubamba, ibyo byose uko ari bitatu bitekerezeho. Ugiye mbere yuko ajya guhitamo intumwa ze, nanone utekereze cya gihe Yesu atangira gukora ibitangaza, ndetse na cya gihe Yesu habura gato ngo bajye kumubamba, yaribetaga akajya ahantu ha wenyine akajya gusenga Imana. Ubisomye muri Luka 5:16 yaragendaga nyine akaba ari wenyine, kuko yabonaga ko abo bari kumwe n'ubundi ntacyo bamufasha, iby'isi ntacyo byamufasha, akagenda kibeta ari wenyine, akagenda agasenga Imana. Nabyo biri kubwira iti buriya gusenga neza buriya ni ukugenda ugakingura icyumba cyawe ugasenga ugatuza uri wenyine, nta rusaku, nta bya bindi
mbona baterana hejuru basenga basakuza, ibyo byose ukabyirengagiza ukagenda uri wenyine ukiherera ugasenga. Bana ngo gusenga usakuza mu bantu wiyerekana ko uzi gusenga, uvuga ibintu byinshi cyane usakuza ngo kugira ngo bakubone ko uzi gusenga. Uburyo bwiza bwo gusenga nubwo ngubwo. Yesu rero ngo ibyo bintu yarabikoraga cyane. Kari akanya rero ngo Yesu yabaga ari wenyine n'Imana, cyangwa se nawe akanya wakoresha wowe n'Imana, ngo niko kanya buriya kataba gapfuye ubusa mu myanya yose. Ni akanya bita kari akanya kera. Icyo gihe Yesu yabaga ari wenyine ari gusenga, nibwo Imana yamwuzuzagamo imbaraga zo kugira ngo abashe kurangiza ibyari byaramuzanye ku isi. Nubwo biriya bihe umuntu aba ari wenyine abona ibintu byose by'isi byanze n'ab'isi byanze, biriya bihe wenda birababaza pe, ariko buriya ntabwo ari uguta igihe. Kiriya gihe gifite umumaro, kuko kiriya gihe gisunikira umuntu kikamuhatira kwinjira mu mwanya w'ibanga, hari buze kugenda kubaka umubano udasanzwe n'Imana, agahinduka umuntu ufite ukwizera kutajegajega. Buriya ngo iyo ab'isi cyangwa se isi yose yiguteye umugongo ikagenda, Imana noneho nibwo isi ikakwegera. Injira wicara. Imana noneho nibwo izi kwegera kurusha mbere. Ndetse muri icyo gihe isi yose yaguteye umugongo uri wenyine, nta bikurangaza bigihari cyangwa se ibyo wari wishingikirijeho, nibwo ikiremwa muntu noneho kiga kumva ijwi ry'Imana noneho kurusha mbere. Buriya hari umuntu wumva ijwi ry'Imana, ijwi akaryumva akavuga ati Imana yarambwiye ati ndi kumva ijwi ry'Imana, mbega ijwi ry'Imana ukaryumva neza. Ariko iyo uri muri bya bintu bindi wari wishingikirijeho, wishingikirije amafaranga, ngo nishingikirije akazi, ngo nishingikirije abantu, ngo wishingikirije umugabo, uri mu bintu by'isi nyine bikurangaza byose, icyo gihe ngo ijwi ry'Imana ntabwo uri kuryumva neza. Ariko ngo kiriya gihe iyi si yaguteye umugongo, nibwo ijwi ry'Imana uryumva kurusha mbere. Igeragezo bavuga ko ngo bituma ugira imbaraga zitajegajega. Kugira ngo ikiremwa muntu iyo nta wundi muntu gisigaranye usibye Imana, igeragezo ntabwo biba bikikije ngo bihure n'ikiremwa muntu bikinyeganyize cyangwa se bikibangamire bikirakaze. Oya, ahubwo noneho ibigeragezo bitangira kujya bimera nk'amatafari ari kukubaka, aho kugira ngo bikujegajeze bigukubite hasi ko uba warabashije kubimenya, noneho bitangira kujya bikubaka. Cya gitutu ya pressure yari iri kuza kugira ngo ikurangize cyangwa se gukubite hasi, ihita ihinduka noneho nk'inzira igiye kukugira umunyembaraga noneho utanyeganyega mu byerekeranye no kwizera. Icyo gihe umenya ko iyo nta muntu n'umwe uguhagaze iruhande, uba uhagararanye n'Imana gusa. Ndetse noneho ngo iyo umaze kuva mu muriro, ntabwo uva mu muriro uri umunyantege nke, uba watunganyijwe ukaza ukomeye kurushaho, ndetse noneho ukaza witeguye gukora umurimo Imana yaguteguriye ubuzima bwawe cyangwa se w'urugendo rw'ubuzima bwawe. Mbega umeze nk'umuntu uvuye ku ikosi, kwa kundi umuntu ava ajya ku ikosi agakubitika kurizwa ibintu akagira ate, akabyutswa akigaragura agakoreshwa ibintu agaca mu byondo bya bindi byose bakoresha abantu ku ikosi. Baba bari kubatunganya, ntabwo baba bari kubangiriza igihe. Noneho iyo barivuyemo ikosi ubona ko aribwo baza bakabambika ibintu by'inyenyeri, za nyenyeri zibamurikira. Kubita inyenyeri bagahita bakubwira ati ubu noneho umurimo twaguteguriraga wawutangira. Nawe rero ngiyo uri guca muri biriya bintu, ngo Imana ngo ibimeze nk'aho iri gutegura kugira ngo uze usanga umurimo w'ubuzima bwawe yaguteguriye uhita utangira kuwushyira mu bikorwa. Ndetse noneho ngo igikurikira, Imana ngo ihita ikubera byose birenze ibikenewe. Noneho ngo umuntu iyo maze guca muri ibyo bintu, cyangwa se iyo ikiremwa muntu cyamaze guca muri ibyo bigeragezo kiri cyonyine cyamaze kumva ijwi ry'Imana, ngo nibwo utangira kumenya ko noneho Imana atari yo yonyine ufite gusa, ahubwo ni nayo yonyine ukeneye, nta kindi kintu ukeneye kitari Imana. Niryo somo wiga. Ntabwo wiga ko Imana ari yo yonyine ufite, ahubwo wiga ko ari nayo yonyine ukeneye. Handi utangira kubona ko bya bigeragezo cyangwa se cyagiye wari uri wenyine uri kumwe n'Imana atari igihombo, ahubwo burya wungutse kurusha na bya bindi byose watakaje na ba bandi bose wabuze. Ko buriya bakubwira ko nta kintu na kimwe kinezeza ubuzima nko kubana, nuko abantu bose batabizi, nko kuba uri kumwe n'Imana, uri kumva presence y'Imana muri kugendana. Muri cya gihe aho wakoraga imbaraga zawe zatumaga wumva urenze iyo hashize, Imana yirasigara. Iri rero niryo somo ikiremwa muntu kitajya kiga kugeza ubwo noneho kisanze hasi kiri cyonyine. Muri cya gihe noneho kivuga ngo isi yose yaneye umugongo, abantu bose banshizeho, byagenze gute? Icyo gihe ngo nibwo wiga rino somo. Icyo gihe rero Imana ntabwo ari yo gisubizo gusa, cyangwa se ntabwo ari bwo buhungiro, ahubwo aba ari nayo soko ufite y'ibigomba kongera gutuma umera neza. Icyo gihe rero ngo nibwo uhita utangira gushira ubwoba bw'ibyo wahombye n'ibyo wabuze, kuko noneho ngo uhita utangira kubona inyungu z'ibyo waje guhura nabyo, cyangwa se iz'uko wamenye Imana ugasanga nicyo kintu cyari ingenzi kurusha ibindi. Se reka nkubaze, wowe bigenda biti cyangwa
cyangwa se wabyakira gute abantu bagushizeho bakagenda, ubufasha bwabo bwose bwakugeragaho bukagenda, icyo usigaranye gusa ari Imana gusa? Ese wahita ubibona nk'aho ari iherezo ry'ubuzima bwawe, cyangwa se ahubwo wabibona nk'itangiriro ry'ikindi kintu gihambaye cyane? Buriya hari abantu ugasanga abantu ni abakire, yari atunze ibintu byinshi cyane, banki ziramugurishirije, arabihombye, ibintu byose by'ubutunzi bijyanye n'ubutunzi yari yishingikirije yakoreshaga, yumvaga ko ari mbega yari yarishyizemo ko ari bwo bukiriro bwe, cyangwa se kuba afite amafaranga aricyo kintu yishingikirijeho. Byamara kubibura kumva ngo wa muntu ngo yaje guhita yiyahura. Ibyo bintu ujya ubyumva. Niho hano nawe turi kukubariza kino kibazo. Se ibintu bibuze byose byo wari wishingikirijeho, uhita ubibona nk'iherezo ry'ubuzima bwawe, cyangwa ahubwo wakagombye gutekereza ko ari itangiriro ry'ikintu gihambaye kinini kigiye kuba ku buzima bwawe kurusha bya bindi byose wahombye? Pawulo yabyise ngo ni amase, ngo buriya bintu byose, kuko ngo ibyo yaje kubona nibyo byari birenze, ari byo kumenya Imana. Ushobora nawe kuba ubonye kino kiganiro wari uri muri ibyo ari byo uri gucamo, cyangwa se hari n'umuntu uzi kimwoherereze. Ikindi ukore subscribe, ikindi ndaje mu kanya dukomeze twiganirire.